inshuti bakunzi ba iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabakorera inkuru zitandukanye. Muri iyi minsi nyine turi gukora inkuru zijyanye cyane cyane nyine n'iki cyorezo turimo cyadukiye isi cyangwa cyadukiye n'igihugu cyacu nyine cy'u Rwanda, aho abantu bari gusabwa kuba bari mu rugo, gahunda ya guma mu rugo nyine nk'uko leta ibi bisaba kugira ngo abaturage batabasha guhura cyane bakagenda bagira ibibazo. Ariko iyi gahunda yo kuguma mu rugo hari abo yagizeho ingaruka zijyanye nyine no kubura ibyo gufungura, cyane cyane nk'imiryango yari isanzwe itishoboye. Abanyamadini rero bari imbere nyine mu kugenda bafata leta mu nkokora, dore ko leta nyine yatangije igikorwa cyo kwita ku batishoboye. Abanyamadini rero nabo nk'abafatanyabikorwa beza ba leta n'ubundi ntabwo basigaye inyuma. Niyo mpamvu uyu munsi kuri izi tariki ebyiri z'uku kwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2020 ku itorero rya ADPR muri paruwasi ya Nyarugenge mu rurembo rw'umujyi wa Kigali bakoze igikorwa cyo gutanga nyine ibiribwa bigizwe n'ibishyimbo, kawunga ndetse n'umuceri bifite agaciro ka miliyoni 20,500,000. Ibi ngibi biza kandi bisanga izindi miliyoni 22,760 n'amafaranga 860 nayo yakuguzwemo cyangwa yakusanyijwemo ibyo gufasha abatishoboye nyine byo kurya, byagiye bitangwa mu maparuwase atandukanye mu rurembo rwa ADPR mu mujyi wa Kigali nk'uko umuyobozi w'uru rurembo yabihamije. Ndetse hari kandi muri iki gikorwa cyari cyahuje abantu batari benshi nyine nk'uko leta y'u Rwanda ibisaba. Ahari n'umuvugizi mukuru w'itorero rya ADPR Reverend Karuranga Ephraim. Mu kiganiro yagiranye rero n'itangazamakuru yasobanuye yuko atari ururembo rw'umujyi wa Kigali gusa rukoze ibi ngibi, kuko hirya no hino mu gihugu mu ndembo zitandukanye n'amatorero y'uturere barimo bagenda bakusanya ubushobozi no mu zindi ndembo nyine bikazakorwa nk'ibi ngibi. Noneho rero igiteranyo rusange cy'itorero rya ADPR ku rwego rw'igihugu kikazamenyekana nyine nyuma izindi ndembo nazo zimaze kubikora. Amadini rero cyangwa imiryango ishingiye ku myemerere yo mu karere ka Nyarugenge nayo ya profise kino gikorwa, maze nayo itanga inkunga yayo nyine izatangwa kuba kishoboye. Ntabwo ari ukuvuga ko kuba ari igikorwa cyakozwe na ADPR hazafashwa abayoboke ba ADPR gusa, ahubwo n'abatishoboye nyine muri rusange. Byatumye rero n'imiryango ishingiye ku myemerere yo mu karere ka Nyarugenge nayo igira igikorwa ikora nyine cyo kuzagaburira nyine abatishoboye, maze ikusanya miliyoni 7,923 n'amafaranga 300 nabyo ngo bizafashe nyine abatishoboye, nk'uko Reverend Ruyenzi Ernest ni umushumba w'itorero ry'akarere muri ADPR Nyarugenge, ariko akaba ari nawe uhagarariye nyine iyi miryango, ndetse na shehe w'abisilamu yarahari kugira ngo bose baragenda babisobanura mu biganiro bagiye bagirana n'abanyamakuru muri bubone muri iyi nkuru twabateguriye. Yitwa Revera Pastor Karuranga Ephraim, nkaba ndi umuvugizi w'itorero rya ADPR mu Rwanda. Revera Pastor duhuriye ngaha mu gutanga imfashanyo ku Banyarwanda batishoboye muri bihe bikomeye igihugu cyacu kirimo, kugira ngo basobanurire uburyo byakozwemo nabo bigenewe. Uburyo byakozwemo ni uburyo burimo gukorwa mu gihugu cyose mu itorero ryacu rya ADPR, ariko umunsi ku buryo bw'umwihariko tukaba turi hano mu mujyi wa Kigali, akariho hamaze gukusanywa inkunga igera kuri miliyoni 40, ariko umwanya ibiri hano akaba ari inkunga 22 zirimo imifuka 500 y'umuceri, kawunga ndetse n'ibishyimbo, akabyo twageneye abatishoboye hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo byatanzwe ku rwego birahabwa abantu. Byatanzwe ku rwego rw'abakristo, nk'uko abakristo bacu bagira umuco wo gukora. Ni inkunga z'abakristo zirimo gutangwa zifatanyije n'ubuyobozi, nabo hose mo barakora. Harimo inkunga y'ubuyobozi, hakaba harimo n'inkunga y'abakristo ku giti cyabo hirya no hino uko birimo gukorwa. Birahabwa abandi rero, birahabwa abatishoboye, ariko akaba ari umurongo utangwa n'ubuyobozi bwacu. Ntabwo ari itorero riburi butange, ahubwo turakurikiza umurongo itorero ryacu rihabwa n'igihugu ku buryo biri butangwe, ariko bari abatishoboye binyuze mu tugari no mu midugudu nk'uko byagenwe n'amabwiriza y'igihugu cyacu. Ubwo rero nyuma y'iki gikorwa n'ubundi ku mugani abatishoboye bo baracyahari, ndetse no hirya no hino mu gihugu. Ntabwo ari ADPR siyo bonyine bakorera Imana, n'abandi benshi. Nyuma y'ubutumwa
mwatanga nyuma y'iki gikorwa? Icya mbere, ubutumwa bwa mbere ni ugushimira abakristo barimo gukora ibikorwa byo kwita ku babo bari hafi yabo baturanye. Icya mbere ni ukubashimira. Icya kabiri ni uko iki gikorwa kiri gukorwa mu gihugu hose cyo kwita ku batishoboye mu itorero ryacu hirya no hino birimo gukorwa. Ikindi cya kabiri ni uko twakomeza kwizera Imana no gusenga Imana kugira ngo Imana ikize igihugu cyacu, ariko cyane cyane dukurikiza n'amabwiriza turi guhabwa n'ubuyobozi bwacu mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo twatewe nacyo. Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Kamanzi Calixte, umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali muri ADPR. Umushumba rero tumenye ko itorero ryanyu ku rwego rw'igihugu ribageneye inkunga mugomba gushyikiriza bamwe mu bakristo ndetse n'abandi baturage muri rusange batamerewe neza muri iyi minsi. Imwe mu byakirite Twabyakiriye neza, ni igikorwa gishimishije kuko itorero n'ubundi ribereyeho kugira ngo rifashe abantu mu byerekeranye n'ubugingo, ariko rinabafashe no mu byerekeranye n'imibereho. Kuba rero biro ya ADPR tugejejeho iya nkunga byadushimishije, ariko nagira ngo nanababwire ko mbere yuko banayitugezaho hari n'ibindi bikorwa bimaze iminsi bikorwa, byose byerekana yuko natwe nk'abakristo ndetse nk'abanyarwanda dushaka gutanga umusanzu wacu kugira ngo dukomeze gufatanya muri iki gihe kigaragara gikomeye. Dusoza ubwo ibindi ngo muzatanga mutemeza nk'abandi. Ubundi twebwe iyo dufasha ntabwo turobanura. Ibyo batugejejeho nk'uko mwabibonye muri sitoke bingana, tuzabigeza mu turere kugira ngo nabo babigeze ku bafite ibibazo muri iki gihe cya COVID-19, kugira ngo bashobore kubona ikibafasha. Ubwo muri abo ngabo harimo abakristo, harimo n'abandi bose n'abanyarwanda muri rusange. Nk'ururembo rw'umujyi wa Kigali mwagenewe inkunga n'iki? Inkunga twagenewe ni miliyoni 10. Tubaze muzambuye mu toni zingahe? Amatoni ndumva ari amatoni 6 y'ibishyimbo arenga hafi amatoni 6 n'igice, n'ifu amatoni ngira ngo ashobora kubagera kuri hafi 5. Sinabirebye neza ibyerekeranye n'ifu, ariko nibi birahagije nk'uko twashobojwe, turumva bizaba byiza. Ariko hagati aho ngaho hari n'ibindi bihari byose bigenda bitangwa kugira ngo bishobore gufasha. Murakoze. Pasiteri Ernest ndi umushumba w'itorero ry'akarere ka Nyarugenge ADPR, ariko ni na perezida w'imiryango ishingiye ku myemerere mu karere ka Nyarugenge. Uyu munsi twatanze inkunga yo gufasha abantu batishoboye ingana na miliyoni 7 n'amafaranga 923,300. Yateranijwe n'imiryango ishingiye ku myemerere mu karere ka Nyarugenge. Igiye guhabwa abantu batishoboye, abanyarwanda bose. Ntabwo turobanura ngo tuvuge ngo abo mu madini n'aya ngaya cyangwa imiryango n'iyi ngiyi, ahubwo twebwe tutanze iyo nkunga kugira ngo ijye gufasha abanyarwanda bose baba bafite ibibazo muri kino gihe. Ubutumwa natanga ni uko abanyarwanda bose bashishikara kubahiriza amabwiriza yatanzwe n'inzego zacu z'ubuyobozi, baguma mu rugo kandi bakurikiza ariya mabwiriza, bakaraba intoki, bitwara neza mu bihe nk'ibi ngibi. Kandi n'igihe cyose tuzaba dufite uburyo bwo gufasha tuzagenda tubikora. Murakoze cyane. Nitwa Shensenyumva Suleiman, umuyobozi w'Abayisilamu mu karere ka Nyarugenge. Abashinzwe muri komisiyo y'imiryango ishingiye ku myemerere mu karere ka Nyarugenge, nshinzwe n'imibereho myiza. Igitekerezo kugira ngo mushobore kwihuza mufashe batishoboye cyavuye?
murakoze. Mu by'ukuri ni igitekerezo cyavuye mu bahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere mu karere bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere nyirizina, ariko by'umwihariko kuba ari n'igitekerezo dusanga mu myemerere yacu, yaba ari idini ya Islam ndetse n'andi madini, tubisanga mu bitabo twese twigishirizamo abayoboke b'amadini yacu. Biroroshye rero kuba yuko iki gikorwa abantu batekereza kugikora mu buryo bwihuse kuko bafite aho babikomora. ko mukoze iki ngiki birangira aho ngaho? Oya, ntabwo birangirira aha ngaha, cyane cyane ko atari naryo tangiriro, sinabwo bwa nyuma. N'igihe cyose bizaba ngombwa tuzakomeza kugira icyo dukora mu buryo dushoboye nk'abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere. Ubutumwa twaha abandi banyarwanda muri rusange, icya mbere ni ukubabwira gukomeza gusenga, tugasaba Imana yuko iki cyorezo cyashira mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Hanyuma icya kabiri ni uko igihe icyo ari cyo cyose Imana izadufasha icyorezo kigashira, abantu batazibagirwa ineza Imana yaba yarabagiriye yo kugira ngo iki cyorezo kibashe kuvaho. Icya gatatu ni uko nabagira inama yo gukomeza gukurikiza amabwiriza, kumva no kumvira ubuyobozi n'itegeko ry'Imana. Tugomba gukurikiza amabwiriza yose duhabwa kugira ngo turebe iki cyorezo twabasha kukirwanya kigashira burundu. Murakoze. Amazina yitwa Mukandahiro umuyobozi. Uyu munsi ibitaro bya ADEPR bashyikirije ubufasha bijyanye no gufasha abanyarwanda bamwe bari mu karere kanyu batishoboye muri iki gihe u Rwanda ruri mu gihe nyine cyo kuba bugarijwe na coronavirus. Bimwe by'ibindi. murakoze cyane. Reka nshimire itorero ADEPR ndetse n'imiryango yegamiye ku myemerere, ishingiye ku myemerere, cyane cyane dushimira yuko ADEPR nk'itorero ry'abanyarwanda ririmo abanyarwanda nabo batekereje ko bagomba kwishakamo ibisubizo byafasha leta y'u Rwanda gufasha abaturage bashonje bagizweho ingaruka no kuba turi kubahiriza amabwiriza yashyizweho yuko abantu bose baguma mu rugo, abakoraga ntibagikora, abahahaga bashakisha ubuzima bwa buri munsi ntabwo bikunda. Rero turashimira cyane itorero ADEPR n'imiryango ishingiye ku myemerere ko bibutse ko nabo bagomba kugira uruhare mu gufasha leta y'u Rwanda gufasha abanyarwanda bashonje. Murakoze. Iki gikorwa gikozwe n'itorero ndetse hari n'ikindi cyakozwe n'imiryango ishingiye ku myemerere. Nk'umuyobozi n'iki musaba n'abandi abaturage basanzwe bafite uko bameze bafite uko barimo bishoboye? Murakoze cyane. Reka mbanze nshimire nanone nk'uko nabivuze, nshimira itorero ADEPR, nsaba n'abandi banyarwanda muri rusange kumva yuko kugira umutima wo gufasha abanyarwanda bandi bashonje ni kimwe mu bisubiza abanyarwanda bishatsemo cyangwa se bakomeje no kwishakamo no mu bindi bihe bikomeye igihugu cyabaga kirimo. Abanyarwanda bakagira uruhare rwo gufasha igihugu, gufasha leta no gufasha abandi baturage bari mu bibazo nk'ibyo dufite muri iki gihe, abanyarwanda bashonje. Icyo nasaba rero abaturage bacu bari mu cyiciro cy'abantu bashonje, nabasaba muri rusange nibubahiriza amabwiriza yashyizweho kugira ngo dukumire icyorezo cya coronavirus, be kumva ko bari bwicwe n'inzara. Leta irahari irimo irabikora, ndetse n'abandi banyarwanda nk'uko n'aya matorero yabikoze, nk'uko itorero ADEPR ryabikoze, nta munyarwanda uzicwa n'inzara kubera ko yubahirije amabwiriza yo gukumira coronavirus. Nitwa Mukandahiro Hidaya. Muratangira mutwibwira? Amazina yanjye nitwa Sebugorore Henry, kaba nyobora paruwase ya ADEPR Nyarugenge. Mushumba w'itorero rya Nyarugenge, uyu munsi twaje aha ngaha dusanga hari ibikorwa byahabereye. Ni ibikorwa bimeze biti? Nibyo kuko mwabibonye hano hari igikorwa cyo gutanga inkunga yo gufasha abantu bari mu miryango ikennye. Muri iyi minsi hari iki cyorezo cya coronavirus gituma abantu badasohoka mu ngo. Ni itorero mwebwe mubereye umuyobozi, kuba wenda byabaye bikabera ku itorero mubereye umuyobozi, mwabyakiriye mute? Ni byiza cyane, twabyakiriye neza kubera yuko n'ubundi uretse headquarters za ADEPR, biro n'ibindi, ariko mu maparuwase hano niho hakuru. Kuba byabereye hano hari impamvu ngira ngo umuntu yavuga nk'ebyiri. Ni ukubera yuko niho abayobozi bakuru babarizwa. Icya kabiri kandi ni hafi y'aho batuye. Ikindi ni uko abakristo ba hano i Nyarugenge bagize uruhare muri iriya nkunga yatanzwe. Nk'abakristo ba Nyarugenge nko ku itorero nyine n'ubundi
umubyeyi niko twavuga bagize uruhe ruhare mu nkunga yatanzwe uyu munsi? Uruhare rw'abakristo muri paruwase ya Nyarugenge ni runini cyane, ngira ngo umuyobozi wacu yabivuze. Hari uruhare rwabo, hari umugabane munini batanze muri iriya nkunga yatangajwe runini. Twabonye ibiryo bigiye bitandukanye, harimo umuceri, harimo ibishyimbo, harimo kawunga. Bizatangwa gute? Biriya cyane uruhare abakristo ba hano bagezemo ni mu bijyanye n'umuceri. Hariya harimo 5 toni cyangwa toni 5, imifuka 500. Niyo abakristo ba hano bagezemo uruhare cyane. Hanyuma n'inkunga yatanzwe na ADEPR nk'uko mwabyumvise. Twe duteganya ko n'ubundi twamaze kwaka amaliste y'abantu b'abakristo bafite ibibazo bashonje, kandi izo liste zavuye hasi aho abakristo babarizwa mu cyo twita zone. Abakristo aho begeranye hamwe bari mu gace kamwe nibo bagiye batanga abantu bagomba kubona iyo nkunga. Ubwo rero liste twamaze kuzikusanya zatugezeho, turazifite, turaza gutanga rero dukurikije izo liste baduhaye. Ibiryo biratangira gutangwa ryari? Ibiryo biratangira gutangwa uyu munsi. Biratangira gutangwa uyu munsi hakurikijwe n'ubundi amabwiriza ariho ya leta. Dufite ubundi insengero 2 zirebwa n'icyo kibazo muri Nyarugenge nka paruwase. Hari hano urusengero rwa hano turimo, hakaba n'urusengero rwo mu Biryogo. Ibigende wabo mu Biryogo bakurikije ya liste mbabwiye, barahita babijana nonaha, hanyuma bige uburyo bizagera ku bakristo babo bakurikije ya liste. Abahani Nyarugenge nabo ibyabo nabo baratangira nabo kubitanga bakurikije amabwiriza ariho. Nuko gahunda imbere hano iwacu, kandi twabiteguye neza ku buryo bizatangwa neza bikurikije imibare y'abantu. Twateganije muri Nyarugenge ko umuryango ufite abantu barenga 5, guhera kuri 5 kazamura, bazajya babona umufuka umuceri. Hanyuma umuryango ufite abantu bari munsi ya 5, no kuvuga 4 kujya hasi, bazaza bagabana umufuka. Niko gahunda iteguye. None ko wenda rutubwiye ku ruhare rw'abakristo, ese hari ubundi buryo wenda mwatekereje mushobora gukorana n'inzego za leta, wenda ku buryo mushobora guhereza n'abandi batari abakristo b'Itorero rya ADEPR? Yego, muri iyo nkunga ngubwiye y'imifuka 500, hari inkunga twahaye umurenge wa Nyarugenge dukoreramo. Twabahaye imifuka 80 yo gufasha abandi bakristo wenda batari ADEPR bari mu murenge. Nono dusoza, n'ubuye butumwa muri no minsi abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, harimo n'abakristo b'Itorero rya ADEPR ndetse by'umwihariko n'abakristo b'Itorero rya Nyarugenge, wabagenera nk'umuyobozi wabo cyangwa nk'umushumba wabo? Ubutumwa natanga icyambere no gushimira abakristo bo muri paruwase ya Nyarugenge bafite umutima mwiza muri bino bihe turimo, bagenda begeranya inkunga yabo mu buryo bwo gufasha bagenzi babo. Ikindi nuko abanyarwanda bose muri rusange n'abakristo bose twabasaba kwihangana muri bihe turimo. Iki cyorezo ni icyorezo kibi, niba bakurikira radio France. Ubwo rero bagomba kubahiriza amabwiriza yo kuguma mu rugo, ariko kandi batekereze yuko baticwa n'inzara. Bazirikane yuko hari bagenzi babo bafite ku mutima, kandi uko ubufasha buzagenda buboneka tuzagenda tububagezaho. Murakoze cyane, katubashimira. Murakoze namwe.